Mu mudugudu wo ku nkengero za Kigali habaga mu mwana w'umuhungu w'imyaka 8 witwaga Mugisha. Yakundaga gukina umupira, gushushanya no kwirukankana n'inshuti ze mu mihanda y'igitaka. Ariko rimwe na rimwe Mugisha yabaga afite ubwoba. Umuryango we ntiwari ukize, kandi amasomo rimwe na rimwe yaramugoraga. Umunsi umwe nyuma yo gutsindwa ikibazo cy'imibare, Mugisha yitse inyuma y'inzu y'iwabo yandika mu gitaka. Nyirakuru we, Roza, araza yicara iruhande rwe aramubwira ati, "Kosa n'ufite agahinda Mugisha." Mugisha aramusubiza ati, "Mfite ikibazo. Ndagerageza ariko ntibigende neza. Ntekereza ko ntari mwiza biyagije. Wenda nta cyiza cyandemewe." Nyirakuru we aramusekera, amukora ku rutugu. "Mwana wanjye, ibuka amagambo y'Imana. Nzi ibyo nibwira kubagirira, kugira ngo mbahe ibingiro n'iherezo ryiza. Imana ntigiginganya ku buzima bwawe, ifite imigambi myiza." Mugisha aramubaza ati, "Nanjye se?" Nyirakuru we aramusubiza ati, "By'umwihariko wowe ahubwo." Ijoro ryakurikiyeho Mugisha arota azamuka umusozi muremure areba Kigali. Agize hejuru, abonye imbere y'inzira nziza cyane. Yumva ijwi rivuga riti, "Mbita imigambi myiza kuri wowe Mugisha, komeza." Bukeye, Mugisha yari afite akanyamuneza. Ntiyahise ahinduka umuhanga mu mibare ako kanya, ariko arakomeje kugerageza. Ntiyacitse intege mu nzozi ze. Atangira gushushanya ibyo yifuza kuzaba: umwubatsi, umunyabugeni cyangwa injeniyeri. Iyo ibintu byakugoranaga, ahumuriza umutima we ati, "Imana ifite imigambi myiza y'ubuzima bwanjye." Ibyo byiringiro byamugira umunyambaraga.